nta naho Uislamu buhuriye n'uwo muco. Ikintu cyitwa copinage mu Uislamu, wa rukundo ndetse na wa mubano hagati y'abahungu n'abakobwa, uwo mubano Uislamu bwarawubujije kubwo kuba kubw'ibibi byinshi bibera muri uwo mubano, kubera ubwangizi bwinshi bubera muri uwo mubano. Niyo mpamvu rero Uislamu bwabujije uwo mubano, twirengagije ibyo benshi bajya bavuga ngo tuba tuziranye ariko tutegerana, tudakoranaho cyangwa se tutavugana. Ibi byose tubyirengagije nuko Uislamu bwamaganiye kure uwo mubano bitewe na haramu nyinshi cyane zigaragara muri icyo kintu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tutangiye dushimira Allah subhanahu wa ta'ala, amahoro n'imigisha byuzuye kandi bitunganye bisakare ku ntumwe Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, we n'abiwe n'abasangirangendo be n'abamukurikiye n'abazamukurikira mu nzira y'ukuri kuzageza ku munsi w'imperuka. Tugeze ku musozo w'ibiganiro bigiye bitandukanye twagiye tubagezaho ku birebana n'impamvu zituma urubyiruko khasatan muri kino gihe batinda kurongora cyangwa se kurongorwa. Kuri iyi nshuro insha Allah turaza kuza kurebera hamwe impamvu zindi duhereye ku mpamvu ya 8, kubera yuko mu masomo y'ubushize twarebeye hamwe impamvu zigera muri 7. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe impamvu zindi twita tunasoza kuri rino somo dupfundikira insha Allah. Impamvu ya 8 mu mpamvu zituma urubyiruko rutinda kurongora cyangwa se kurongorwa harimo kuryoherwa na haramu ndetse n'ibizira baba barimo, bakumva yuko ari byo bibabereye, bakumva ari uko ari ntacyo bitwaye kuba babirimo, khasatan kubyo abantu bamaze kugira nk'umuco, kandi Uislamu uwo muco ubwarawamaganye. Nta naho Uislamu buhuriye n'uwo muco. Ikintu cyitwa copinage mu Uislamu, rwa rukundo ndetse na wa mubano hagati y'abahungu n'abakobwa, uwo mubano Uislamu bwarawubujije kubwo kuba kubw'ibibi byinshi bibera muri uwo mubano, kubera ubwangizi bwinshi bubera muri uwo mubano. Niyo mpamvu rero Uislamu bwabujije uwo mubano, twirengagije ibyo benshi bajya bavuga ngo tuba tuziranye ariko tutegerana, tudakoranaho cyangwa se tutavugana. Ibi byose tubyirengagije nuko Uislamu bwamaganiye kure uwo mubano bitewe na haramu nyinshi cyane zigaragara muri icyo kintu. Iyo ugiye kureba amategeko muri usulul fiqh, ukuntu ateganya cyangwa se ukuntu agaragaza ikintu gishobora kuba wenda cyabaho cyari gisanzwe cyemewe, ariko bitewe n'ibibera muri icyo kintu kikarangira kibaye haramu, nka zimwe muri abwab n'ubundi ziboneka mu bitabo bigiye bitandukanye, muri bitabo bya tawhid. Hari naho hari qaida igaragaza icyo bita saddu dhari'a, no gufunga umuryango kugira ngo hatagira uwawinjiramo akaba yakoreramo amabi cyangwa se akaba yakangiza. Rero no mu miryango Uislamu bwafunze, ushobora kuba waba umuryango wo kwangiza, wowe umwe ku ijana ni wowe urimo urabona yuko utakangiza muri ibyo bintu, ariko benshi mu Bayisilamu cyangwa se n'abatari Abayisilamu iyo binjiye muri uyu muryango w'umubano uteye gutya, hari ubwangizi bwinshi cyane buberamo, bwinshi. Mallahu biha alim, Allah wenyine niwe uzi ngo ni ibiki bibera muri iyo mibano. Rero kubera ko harimo byinshi bitari byiza bishimisha Allah subhanahu, bidashimisha Allah subhanahu wa ta'ala, ubwo uyu muryango urafunze mu Uislamu, umuryango wa copinage. Nanone umuntu akibaza ati ese wabana n'umuntu utari wamumenya? Ntabwo ari ngombwa ngo winjire mu mubano wa copinage kugira ngo umenyane n'umuntu, ntabwo ari ngombwa. Ushobora kumumenya mutari muri uwo mubano wa copinage, ushobora gusobanukirwa umuntu mutari muri uwo mubano wa copinage. Ntabwo ari ngombwa ngo copinage ngo ibe ariyo nzira yonyine yinjiza umuntu ku kumenya uwundi, ntabwo ari ngombwa. Ese mubona yuko umuntu kugira ngo amenye uwundi ari ngombwa yuko binjira muri copinage? Ari ngombwa yuko bafungura umubano wa copinage? Ntabwo ari ngombwa. Yewe n'inshuti nyinshi cyane zamenyanye kano kanya, kuba namenyana n'umuntu runaka nge, ntabwo ari ngombwa ngo dufungure umuryango wa copinage, ntabwo ari ngombwa. Ese banza ufate nk'urugero, ubaye ufite inshuti yawe muziranye, inshuti yawe magara muziranye,
mushobora kuba mufite n'imipango myinshi igiye itandukanye ya business, ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ese ni ngombwa yuko byari ngombwa ko mwari kubanza gufungura umuryango wa copinage kugira ngo mumenyane? Ntabwo ari ngombwa. Rero ibi ngibi iyo abantu bamaze kubyishyiramo bakumva ngo bari mu mubano w'ikitwa copinage, buriya ni umuryango wa shayitani baba bafunguye, uri butume shayitani iri bukomeze kubumvisha yuko ntacyo bitwaye ubwangiza ubwo aribwo bwose bashobora kuba bakora. No mu mpamvu rero zituma hari urubyiruko rutinda kurongora cyangwa se kurongorwa, harimo kuryoherwa na haramu baba barimo, bakumva yuko ariyo nziza cyane kurusha kuba batera intambwe bakaba babana. Nanone iyindi mpamvu turayigira iya 9, harimo impamvu y'umugabo cyangwa se umuhungu kutiyizera ko ubushobozi bwo kuba yagaburira umugore bishoboka yuko yabikora, n'ubutunzi buke afite n'akazi abona yuko gaciriritse afite bishoboka yuko yatunga umugore. Rero no mu mpamvu zituma hari abahungu batinda kurongora harimo kutiyizera, kutiyumvamo icyo cyizere. Ubushobozi arabufite ndetse n'ibisabwa byose arabifite, ariko icyizere cyo kwizera yuko ashobora kuba yatera iyo ntambwe akabikora, nacyo cyamaze twavuga tuti cyarakendereye. Ubushize twavuze bimwe nimba twabyita nk'ibihuha biba mu matwi ya benshi, kumva yuko abagiyeyo ntago bibahira, abagiyeyo birangirika, ibyabo ni ibyabo, nibo babyangije, nibo bashatse kubyangiza, nibo batigeze wenda impamvu ni nyinshi cyane zituma abantu ingo zabo zisenyuka. Kuki ushaka kumva yuko n'ibyawe bigomba kugenda nk'ibyabari? Kuki ushaka kumva yuko nuramuka nawe uteye iyo ntambwe ni ngombwa nawe ngo ugere iminsi 2-3 ngo bihite bisenyuka? Ufite ubushobozi bwo kubaka ibyawe. Nta nubwo ari byiza ngo ugende ujye gukopera iby'abandi aba ari byiza kuza kugenderaho ngo wubake ibyawe, ahubwo nawe wakagombye guharanira yuko abantu wababera urugero rwiza, bakaza bagakopera ibyawe kurusha uko watekereza ko ugomba kujya gukopera iby'abandi. Bityo rero iyindi mpamvu ariyo mpamvu ya 9 mu mpamvu twagiye tugaragaza zituma urubyiruko rutinda kurongora, harimo n'iki ngiki cyo kutiyizera no kwiyumvamo icyizere, kandi ubushobozi arabufite. Intumwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam muri hadithi yaratubwiye ati ngo ya ma'ashara ash-shabab, yemwe rubyiruko, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj, uzaba afite ubushobozi ashoboye kuba yarongora azabikore. Bityo rero kuba ufite ubushobozi bw'umutungo, kuba ufite ubushobozi bw'umubiri, kuba ufite ubushobozi n'ubw'ibitekerezo nabyo ntacyo bitwaye. Uzibuke yuko intumwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yakugaragarije ngo ubwo bushobozi wabuheraho urongora cyangwa se ushaka. Uramenye rero ntuzikureho icyizere cy'uko ushoboye cyangwa se udashoboye. Ubwo rero uzahore ureba yuko mu gihe ugifite ubushobozi, mu gihe ubona yuko bishoboka, uzatere iyo ntambwe. Ni benshi mubo ushobora kuba wareba ukavuga utaba ngaba ntibishoboka, bubatse bafite urubyaro rwose, ahubwo babyaye 1, 2, 3, kandi ari abantu bafite imyaka mike kurusha yawe, kandi ari abantu bafite ubushobozi buke kurusha ubwawe, bitewe n'urukundo bafitanye, bitewe n'umubano mwiza babaniranyemo, baragerageza no gufata neza bike cyane bafite. Wowe ufite byinshi ukabura aho ngaho nta cyizere wifitiye. Ni byinshi rero twavuga kuri ino ngingo irebana n'urubyiruko gutinda kurongora cyangwa se gutinda kurongorwa. Muranyemerera kuri uyu munsi insha Allah duhinira aha ngaha iyi ngingo, ahubwo tuzahure mu yandi masomo y'ubutaha insha Allah ashobora kuba shamikiye kuri iki ngiki, ariko kubirebana n'impamvu z'urubyiruko gutinda kurongora cyangwa se kurongorwa, kuri iki ngiki turaba duhiniye aha ngaha bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Nas'alullaha an yahdiyana subul salam, dusaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko yakomeza kutuyobora umurongo mwiza, akanadutera inkunga mu bikorwa byacu byose dushaka gukora. Subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.